kundokora nzi yuko abitegeka. Kwiganyira nuko ubusa, kwiheba nuko ubusa, gushidikanya nuko ubusa. Iyabanye nawe cyagihe iracyahari, iracyahari, ntabwo yananiwe. Oya, iyo yagusabye kuyizera, ntabwo yagusabye ngo wizere abantu. N'abantu muri kumwe, nabo musengana, nabo muririmbana, Imana ntibizeye. Nabo mugendana, n'uwakubereye marene, n'uwakubereye pare, Imana ntabwo ibizeye. N'abandi bakubwira ko bagukunda, n'abandi b'inshuti zawe, Imana yawe yo ntabwo ibizeye. N'ubundi iraje ikahagararana nawe. Imana twabonye Imana, tubona Imana ikora. Imana irimo iratanga itangazo. Niba warasigaye, hari amahirwe yawe abitse. Niba warasigaye, hari icyawe ifite. Alala, niba warasigaye, hari ahantu Imana ishaka kukwicaza. Niba warasigaye, amahirwe nubwo abantu batakwemera, uri umunyamahirwe kuko Imana yaguhamagaye. Uri umunyamahirwe nubwo unaniwe none, nubwo ukennye none, nubwo utazwi no. Uri umunyamahirwe. Ubyiza yatanga abandi atere haleluya. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Yawe kandi byiza byaheraho mu rusengero rwawe. Amen. Tumbe Bibiliya zacu. Amazina nitwa Sipiriye Hakizimana, nkorera umurimo w'Imana hano ubwo ni kubashyitsi n'abandi badukurikiye bari kure. Mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, muri iki cyumweru. Badusuye mwese turabakunda kandi turabishimiye. Muri uyu mwanya ndashimira Imana yabatoranyije mwebwe mwese. Uwatoranyijwe n'Imana navuge ngo amen. Ashaka kuvuga amahirwe amwe Imana yagobetse ikayabikira abayubaha. Nkavuga nibura n'ibintu bitatu bigaragaza ko Imana yagutoranyije. Niwumva ubifite uhaguruka utere haleluya. Niwumva bikuriho wizere ko Imana muri kumwe. Hari umuntu uherutse kuba umwami atadepoje. Aba umwami atabitorewe n'abantu benshi. Yisanga yabaye umuntu atatekerezaga. Bamubajije inzira yanyuze ngo agere aho agomba kugera, arabasubiza ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Uwo ni Dawidi. Aravuga ngo amahirwe yo kuba uwo ndiwe nabonye ahishe mu kintu cyo kuba hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Imana niyo yibwira ku manywa na nijoro. Bibiliya uwo muntu agikomeza izo nkuru aravuga ngo kandi mwene uwo muntu icyo azakora, icyo azakora, ndashaka kuvuga Imana, icyo azakora cyose, haleluya, kizamubera cyiza.
kandi aravuga ngo birashoboka ko abantu bakurebera mu mateka bakabona utagera aho ukwiriye kuba waba uri, ariko aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibyaha bye, ibicumuro byiwe bigatwikirwa. Ariko mwamumereye Imana icyubahiro. Iyi Mana twese tuvuge ngo amen. Uyu mwami ari muri famiye bamwimye amahirwe, birashoboka ko hari ibyo bagenderagaho, hari principe zimwe nabi wabo bamubyaye babonaga tujuje, bakabona ko bitamubereye, bakabona ko atabishobora. Ndagira ngo nkubwire, hari igihe abantu bazi iwanyu bakaganira na mama wawe, bakaganira na papa wawe, bakavuga ngo turashaka umwana umwe muri batanu ufite, waba meya w'akarere hirya iyo ngiyo, hatagira umeya mvuga akarere kakagira ngo ndakamwambuye. Wabishobora ukagereranya mu miterere yabo, ukagereranya mu myifatire yabo, ukareba ukabona wenda hari uwabishobora. Ubyo nibyo Yesaya yari yakoze. Yahamagaye Sha, yahamagaye Eliya, yahamagaye bakanaka, arabegeranya, aravuga ngo waje gushakira umwami aha, uburiye muri aba, byaba nta mahirwe yaba ari mu nzu yanjye. Bibiliya rero aya makuru Dawidi arayamenya aho ari mu ishyamba, yandika Zaburi ya 65, aravuga ngo hahirwa uwo Uwiteka atoranya, ntamutoranye gusa, akamuvana ahantu akamwiyegereza, yamara kumwegera agahita akora ikindi kintu cyo kumushyira mu bikari. Tera haleluya. Ndabizi mwese Imana yarabatoranyije, ariko ntabwo muri mu bikari mwese. Hari abantu Imana ifitiye icyizere ikabashyira mu bikari. Mwenuwo talabele fosbi, mwenu yavuze ngo abari mu bikari bahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe. Ayiwe, uyu mugabo niwe wenyine wagaragaje uburyo akunda urusengero. Yaravuze ngo ashobora kubura amahirwe yo kuba narwinjiramo, ariko akanya gato nakunda guhagarara imbere y'umuryango w'inzu y'Imana. Umva ikintu bimurutira. Ahakomeye hano muzi, simavuze kubera impamvu z'umutekano wanjye, ngo ariko bindutira kwicarana n'abakomeye, bindutira kwicarana n'abantu b'ibirangirire, bindutira ngo umunsi umwe gusa ndi mu nzu yawe. Mesiye, tera haleluya. Ndi mu nzu yawe, bindutira iminsi 1000. Salomo yaravuze ngo uwanyimika, ani Dawidi, uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini gute, ariko ndimbata y'ikibi cyose sinabi. Twagiye, naje afite ibitotsi, naje naniwe, ariko ndumva ngeze mu rusengero, nuko mpageze tumeze nk'abashoje. Reka mvuge ikintu muri bitatu bigaragaza ko watoranyijwe. Ikintu cya mbere, wenda ikindi nibagirwa Jean Paul azakimvugira n'inshuti yanjye, ni ishyari ugirirwa. Ni ishyari ugirirwa. Iyo
abantu babona hari inyenyeri yawe igaragara ikagaragarira abantu wowe utari wanayimenya. Buriya abantu arakureba akabona hirya mu myaka ingahe muzamutakireshya, kandi abimenya mbere, akakugira ishyari, akagutegurira imitego, akakuvuga nabi, akajya ashaka kwanduza isura yawe. Ibyo ngibyo uzamenye ko kandi uba watangiye kumutera ubwoba mu mwuka, aba yumva icyo ugiye kuba cyo, agashaka kukirwanya utari wakigeraho. Nibwo atangira kugenda gusobanya ngo abantu bakwange, ntibabone ubushobozi bukurimo, ntibabone imbaraga zawe, akagerageza ibintu byose. Iyo ufitiwe ishyari uba uri umuntu uzakomera. Iki nureba ishyari umugaragu w'Imana Yosefu yagiriwe na bene se, we yarose inzozi gusa zitanasohoye, zitagize n'akantu gatoya zitanga, nta n'akamenyetso zagaragazaga. Uwo munsi batangira inama yo gucura ngo bamushyire mu rwobo. Buriya abantu bareba kure kurenza aho utekereza. Ugatangira kugenda doka bakuryanira inzara, bagira gute. Ariko Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu witeka atoranya. Niki gituma Imana igushyira mu bikari? Kukwiyegereza byari bihagije, ariko hari n'ukuntu ihita iguhisha. Sijya nkunda gutanga ingero, ariko Messi yegwe n'amwereke. Nukuvuga Imana iragutoranya, yamara kugutoranya ikakwiyegereza, ariko ikabona ishyari ry'abantu riracyakabije. Yarangiza ikavuga ati reka nguhishe gire mu bikari. Ubu nuko tubayeho, mutubona turiho ariko tutariho, turi naho abantu batashyikira. Niyo mpamvu agendana uburozi akava atabuguhaye kuko uri mu bikari. Arakubona ariko aho uri mu bikari, uri ahantu mu bikari wibereye, uri gushishiraho, Imana iri kukwigaho. Haleluya! Hahirwa umuntu Imana itoranya, yamara kumutoranya ikamushyira mu bikari. Aka kabiri, n'umubare w'ipfu usimbuka. Kuba Imana yaragutoranyije ntibisobanura ko Sawuli atazakugera amacumu, ariko inshuro zose azayatera nta na rimwe rizagufata. Azayatyaza. Ariko hari ijambo ryanejeje muri Bibiliya ya Japo, yaravuze ngo nta ntwaro bagucuriye. Abantu kandi bacura mu byuma bitandukanye, mwari mubizi. Kandi naho harimo abacuzi. Uzi ukuntu abantu bacura? Araguhamagara akakujyana mu gakawa, ndafite ikibazo, nawe abarimo acura. Ariko biriya yavuze ngo nta ntwaro bagucuriye, niryo jambo riri muri Yesaya, izagira icyo igutwara. Uko usimbuka ipfu byerekana ko usimbuka ipfu ufite aho ugiye. Niba hari uwo byabayeho akaba yarigeze ahantu, agera ahantu akabona arapfuye, ariko akongera akabona abayeho, izerane nanjye, wizere ibyiza biri imbere. Urahari ngo utere haleluya rata? Twese haleluya! Ni wa muntu babitse, ni wa muntu wabonye ko yarugezemo. Niyo mpamvu reka nkubwire, Dawidi yakubwira Imana arayigusobanurira, akakubwira ahantu yageze mu rupfu.
aravuga ngo intambwe zanjye zari zigiye kuriduka. Aravuga ngo mureke mbabwire, mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza. Imana mwizera yo ntiyizera. Mu nzego z'umutekano hari isomo bashyiramo, mu isomo rya mbere bashyiramo rikomeye ni irikubuza kwizera. Ntabwo bakubwira ngo bake nimuyirarizaho, wigendere wizere yuko nta kibazo ihari. Nta nubwo banakubwira ati rero amahoro yaraje ntazagira umupolisi wongera guhagarara ku muhanda, ntibakarara irondo. Ibyo ngibyo mu nzego z'umutekano ntabavuga ngo urizeye wapi. Ariko abarokore niryo somo rya mbere Imana yigisha. Doka iry'abandi bakuramo niryo riri principle, niryo by'ingenzi, niryo dukeneye amanota menshi, niryo dukeneye kudaferinga. Nta nubwo Imana ishaka ko mwiri somo tugira mu watsiye, irashaka ko tugira distinction. Doka rikaba rireri mbega tugatsinda ku rwego ruri hejuru, kuko birava ngo kwizera niko gusa. Kwatumye kanaka abiki arwana akanesha agira gute abyara abana umwana akora iki gutyo kwizera. Ariko nta mupolisi hano abategeka ngo nugera kunuza wiryamire wizere wisinzirire. Kubera iki? Ariko n'Imana ntiyizera. Mugiye mugitegereza ubafasha, ni mubanze mube mwihanganye, kandi mbashimye ko ngize kugira ngo nawe utekereze. Utekereza ko Imana yakwizera nde? Iramutse yizeye yakwizera nde? Iyo mpamvu yo nta kwizera ifite, ariko yo niyo kwizerwa. Ntabwo Imana yizeye ko, nayo yenda kumera nka leta ho gato, ntabwo yizeye ko muturanye azahora gukunda. Iramukurikirana kuko ashobora kugera muri Nyaruguru bigahinduka, akaza n'inyange zivangiye kandi akaziguha. Bivuga ngo ntabwo yizeye. Agashya nanone rero igira n'abamarayika babana. Erega twese twaragowe ubyoro bwijura ngo nabo ntibizera. Nabo iragira ati mva ati ntawabashobora. Cyakoze kuko yiyizi ko ari Imana idahinduka, ko ari Imana idahemuka, ko ari Imana yizerwa, irakubwira ngo utanyizera ntibishoboka ko anezeza. Iriyizi ko itazagutenguha, iriyizi ko ari Imana ifite imbaraga, iriyizi sobanukiwe. Murare ngo muyemere icyubahiro rata. Niyo kwizerwa nubwo weho itakwizeye. Impamvu itakwizeye nuko ikuragije ari we guhinduka. Wari wabona wagiye ahantu ngo barakurera, akakurera umwaka umwe, ibira akagusohora n'injoro atafite akohereje kandi azi kuri ipfubyi nta nyoko nasi.
niyo mpamvu Imana nayo itakwizera nubwo igushyirira ipfubyi mu rugo, ariko irazikurikirana, ntiyagenda ngo uvuge ngo nabahaye kanaka biteho. Ikimenyetso cy'umuntu watoranyijwe n'Imana imufiteho umuga ni imitego n'impfu asimbuka. Ngira ngo utwo muradufasha. Ni ishyari. Uzareba kuri Yesu wavutse bavuze ko ari umwami, ariko atari yagira n'ingoma, ataragira n'abamuherekeza, ataragira n'iki. Herode uhereye uwo munsi ntiyasinzire, kandi umuntu avutse ari n'agahinja. Byonyine umuntu ari agahinja niyo wamureka akazabaho, ubundi si ubwo yazajya kugira imyaka 40. Niba Herode yari afite 80, ubu ntiyari kuzaba yipfiriye. Yashaka ibyo akazabijyana. Wakwica umuntu w'agahinja ngo atazagusimbura? Ni ishyari. None se bene se ba Yosefu barindaga bagira ishyari ko umwana, ariko reka nkubwire, utumenye ko uzaba meya tukaba tuva indimwe, ntibitworoheye kuzaduha ibibanza byo muri site tuva indimwe, turakwicira iki? Bibiliya iravuga mu migani, iravuga ngo umunyeshyari aratubirwa. Kandi umunyeshyari ahorana ikibazo cyo gushaka kugira gute. Wabona umuntu yaparitse imodoka hariya nziza, aho kugira ngo ukore, aho kugira ngo ushime Imana ko uziranye n'umuntu ugize icyo afite, ahubwo ukavuga ati jewe mu ndangira umuntu ugenda ku rutaro w'Ikibungo, ati ndashaka ko agira gute. Abanyeshyari ntibakira, icyo ni icyambere, kandi muzabigenzure. N'umunyeshyari ukize ararwaragurika, nta buzima agira. Umuntu ugira ishyari, wabona umuntu yambaye igitenge, wabona yambaye iki. Rero noneho Imana kuko yamutoranyije, ntabwo yamwiyegereza gusa ahantu namubona, iramucomora ikamushyira mu bikari kugira ngo imurindireyo, imuhishira ikintu bita umuganda. Aka gatatu nishaka mitesozo, umuntu Imana yatoranyije aba mu buzima buhishwe, mu bana utazi uwo ari we. Mwahura mu gitondo acuruza amagi, Imana yarashimye ko aba mu iyo shusho, ariko ari ukugira ngo imurindire umutekano. Mwahura arimo akora mu rugo, mwahura ari umuyede, mwahura ari umuntu woroheje, imwambika uwo mwambaro, kuko umenye ngo uyu muntu ducuruzanya amagi, we mu kwa 9 azaba abaye gitifu w'umurenge. Ntabwo wabyemera. Niyo waba utazi kuroga, ariko ntiwajya ubura kuvuga amadefu. Ati baratwirukankanye, ahita tukaba polisi. Niyo mbega wajya ushaka utuntu uvuga gutyo na gutyo. Ugashaka utuntu uvuga two kugira ngo ntabecyo. Rero Imana ishima ko imwambika ikote, wowe wareba nturitekereze. Urimo urabyumva? Wareba ukabona uwo muntu mwicaranye arasanzwe, ariko adasanzwe mu Mana. Imana imufiteho poroje ndende, mukigana mu ishuri ukagira ngo ni ukwigana gusa, ariko w'Imana imuzi ko azaba minisitiri. Ntabwo buriya wiganye n'umuntu ukabuzi ko azaba minisitiri, hari n'ibyo wajya unanga no kumukopeza. Mwajya mujyana no muri groupe ukajya ushaka impamvu zituma atanazamo, akabura amanota. Kuko nta muntu, buriya niyo mpamvu mujye mushimira Imana, nta muntu Imana itoranya ibajije umuntu, kuko ikunyuzeho ntiwabyemera. Mureke mbabwire,
iyo umunsi urupfu ruje iwanyu mu rugo rukabakoresha inama, ukabwira ati naje muri rugo ariko ndajyanamo umuntu umwe, nimwegerane mutore, ndagaruka hano mu masaha 2 za mu gitondo, mbahaye uwo mukoro saa 12, mutoranyemo uwo ndi buze kujyana. Rwarinda rubasanga mutaremeza uri bugende. Abaze twohereza uyu nubwo uwo muntu niyo mwamufite urwaye urembye cyane maze umwaka arwaye mu rugo, nubundi mubona atazakira, ukabwira ati rero urupfu rwadusabye umuntu, ariko bivuga ko dukorana inama, wowe urabona wakwemera ukatugendera. Yababwira ati ariko hati imiti wase sizanyiza, namwe nimurebe undi ugenda. Narwo rumera nk'Imana, ruza rugatora nawe rubajije, kuko ntawe mwaruha, nta numwe mwaruha, mwabwakira mu gitondo bya. Niyo mpamvu iyi Imana ije gutoranya, ntireba akarere, ntireba umurenge, ntireba ayo wize, ntireba, iragutoranya tu. Bwacya mu gitondo bakumva ngo yaguteretse ahantu. Hahirwa umuntu Imana itoranya. Bibwira uwo muri kumwe ngo hahirwa umuntu Imana itoranya mu izina rya Yesu. Bimubwire ntacyo bitwaye, dore ko nawe bimubwira ati hahirwa umuntu Imana. Bwira uw'iburyo n'uw'ibumoso, muhanurire mubwire ati uri umunyamahirwe niba Imana igutoranyije, uri umunyamahirwe niba Imana ikuzi izina, uri umunyamahirwe naho waba muri karitsiye iciriritse, uri umunyamahirwe nubwo uri ntamenyekana, uri umunyamahirwe nubwo abantu batakwemera, uri umunyamahirwe kuko Imana yaguhamagaye, uri umunyamahirwe nubwo unaniwe none, nubwo ukennye none, nubwo utazwi no, uri umunyamahirwe. Ubyiza yatanga abandi atere haleluya. Gendagira ngo mbaze umuntu wasimbutse ifu nyinshi, mungire itangazo muha. Uziyo kandidatire y'Imana ije irabaza ngo ninde wasigaye. Ntabwo ibaza uwize, kandi uko umwami yinjiye nawe niko akwinjiza. Uzatomba ujya gukora muri kampani irimo diregiteri utaratanzwe ruswa, ariko naba yarabaye diregiteri yaratanze ruswa, iryo rembo niryazi niryo yinjirizamo nawe abandi, ntabwo yakwinjiza ntacyo umuhaye. Ariko Dawidi we yagiye kuguha amahirwe, nawe kubera ko baje ngo nta wasigaye, nawe niyo kandidatire y'ingenzi. Yaravuze ngo nta wasigaye mu muryango wa Sawuli, mu muryango mugiriye neza kubwayo Natani. Uwari uri hafi atangira gupfobereza mu kanwa, aravuga ngo arahari wasigaye ariko utagize icyo amaze, wamugaye ibirenge ntacyo wamubyaza mu mwami. Aramubwira ati ayo matiku no muryango wacu niyo naciye mu ngero kuri uyu. Nkubajije uwasigaye, hari umuntu urupfu rwasigaje muri iri teraniro, hari umuntu wagiye mu bitaravayo, hari umuntu warokotse icumu, hari umuntu warokotse umuhoro, hari umuntu warokotse impanuka. Natanga abandi haguruka tere haleluya. N'abantu basigaye bavuga ati twabonye Imana, twabonye Imana, tubona Imana ikora, Imana irimo iratanga itangazo. Niba warasigaye, hari amahirwe yawe abitse. Niba warasigaye, hari icyawe ifite. Alala. Niba warasigaye, hari ahantu Imana ishaka kukwicaza. Niba warasigaye, ikoreho niba wumve niba utarapfuye.
ikoreho ni wumve, niba utarapfuye ikoreho uvuga ati ariko se ninjye wasimbutse hahandi, ninjye wavuye hahandi, ninjye wavuye muri rwa rubanza, ninjye wagiye muri gereza ndafungurwa, ninjye wapfuye ndazuka, ninjye wagiye muri rwa rwobo nduvamo, ninjye wariye bwa burozi ndaburuka, ninjye niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo kuva uyu munsi singitinya ibizaba ejo, ibyago cyangwa amahirwe, n'ukundokora nzi yuko abitegeka, kwiganyira n'ukubusa, kwiheba n'ukubusa, gushidikanya n'ukubusa. Iyo abanye nawe cya gihe iracyahari, ntabwo yananiwe. Oya, iyo yagusabye kuyizera, ntabwo yagusabye ngo wizere abantu, n'abantu muri kumwe, n'abo musengana, n'abo muririmbana, Imana ntibizeye. N'abo mugendana, n'uwakubereye marene, n'uwakubereye pare, Imana ntabwo ibizeye. n'abandi bakubwira ko bagukunda, n'abandi b'inshuti zawe, Imana yawe yo ntabwo ibizeye. N'ubundi iraje ikahagararana nawe ititaye ko uri kumwe n'abantu. Uzi ko niwanyu itabizera, izikakurinda kandi barakubyaye. Ubundi ibaye yizera yagisigira umwana nyina ati n'ubundi nawe mubyaye ngaho ugendere, mwose reka nigendere, ubwo ari uwawe uzamwitaho. Ariko niyo wamubyaye nawe ntikwizeye, umwosi yahagaze, umuha ibere ireba, ukamwambika papi ireba, ikamurindira aho ngaho ireba. Kubera iki? Ntiyakwizera nawe. Kubera iki? Ubu sa none harimo abantu bavutse se na nyina bagatongana, ibintu byo kubyara byawe bya buri kanya. Ubwo si yibizera ikigendera. Iyo bizera ikigendera ikavuga ati mwamubyaye byari kugenda gute ko bari batoganye, ibintu byo kuvuga urasabye, ngo ejo warasabye, ngo kwa mbere urasabye, ngiki urasabye. Niba nanjye hari umunsi ngira ubwoba n'igihe umudamu ambwiye ngo arasabye. No, muri corona twabyaye kabiri. Umunsi yambwiraga ati ati ese uzi ko nasamye? Iyo mba ngira misiyo zari intonganya, ariko nabwo narivovose. Umuntu ariga akagira masters akabata ntamenye kuba ari ubusa amashuri wize yapfuye iki. Twaratonga ubwo se Imana yari kwizera kuvutse. Yaraje irahagarara kuva icyo gihe banza, ariko nibyo nivugira sinari kumuniga, ariko urumva nayo ntiyakwizera. Kuki batonganye se batavuze ati welcome mwana wacu, ahubwo muhita mujya mu mibare atubgaraje rero sandwicha ziriyongereye. None uzarebe iyo ubyaye umwana bwa mbere cyangwa yakiri muto, ntumuha ajya mubwira ati ijya naka ukajya umutamika. Kubera iki? Kubera ko biharaye. Ariko yageze igihe yitangira komande, uwakakubwira turabizana, utangira kujya umubwira impamvu. Kabwira atari kwarega amafaranga, ibibazo by'amafaranga nabyubuze. Kandi yatari yamenyera kurya, urashyuha, yawe turajyana, iki byose ukajyana. Ntabwo Imana yakwizera, kuko ndawe ifite isezerano, ifite nawe iragaruka ikahagarara. Kabwira ati jewe ndabiza ashobora kugera igihe akabinanirwa, reka nzenge bimutegeka, kagushyiramo urukundo rudasanzwe. None se ngiye kuguha urugero, mbwira ukuntu umuntu arera umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa, ukamurera ukamujyana mu ishuri akiga, ukamwanga yazanye umukwe. Murabona abantu banzana bakabwira ati muzajye kubukorera ahandi. Uzi ko ari ukuntu Imana ihuza abantu bakakurera batazi icyo uzaba cyo batasukuza. Tegereza kugira ngo bakwirukane ugeze icyo gihe.
ntabwo Imana abona bo yabizera, ikabahuzahuza bakakurera, akagenda agira gutya wagera igihe ashyo. Noneho rero Imana nayo igira tekinike yakwirukana ikakwakira, maze uzara abantu babaye mu ubwo buzima. Abenshi iyo basenze Imana bakaba mu bihe nk'ibyo byo gusenga Imana, hari igihe bajya bagira umugisha, Imana ikabatereka ahantu bazahora bakenewe na babandi babagiriye nabi, maze isoni zikabica. We uraze kwirukana umuntu. Hari uwigeze aza hano aturirira na mushumba aramuzi, yari umwana w'umukobwa yize muri kaminuza ararangiza aba ahantu, maze kuhaba aha ari umushomeri, araba neza biranga, aradepoza biranga. Umudamu wo mu urwo rugo arabwira ateka nkubwira ye mwana w'umuziga narakwihanganiye. Sohoka umvira aha nta bagore babiri muri uru rugo. Umunsi yamwirukanaga asohotse afite igikapu ari kugisunika, yakiriye telefone y'ahantu yari yaradepoje, iramubwira ngo niwe kanaka wapurayinza, wemerewe akazi, uratangira akazi kuwa 3. Hari igihe wirukana umuntu ageze ku marembo yambwira ubwo se azamwitura. Yaramureze barabana none ageze hashubijwe nibwo amurekuye ajya mu kazi. Araza hano yajya kwamagara ambwira ati mwari musipiriye nagize umugisha agashya rero, ariko Imana ibizanira rimwe. Ahita abona umusore wa Kicukiro umurambagiza, ufite nawe agafaranga. Wa muntu wamwirukanye atangira kubona invitation zirimo ziracacana. Nawe rero azi gusubizwa nkanjye, ararambaza atese nzayijyane, ntuzayijyane yo nibyo byiza Imana igitabara batazagira ngo nta byabaye. Ayijyanayo. Icyo nari ngendereye muri iyo nkuru y'uwo mukobwa ni ukubona umuntu bamurekura, none Imana ikamwakira. Abantu benshi babura inyiturano kubera ibyo. Uratomboye umuntu mwarabanye, urasunitse arize cyangwa baramurihiye aranarangije, ukamwirukana ngo warangije genda. Aho wavuze ati rero reka azanyitura, azanyita umubyeyi, ukamwirukana ahubwo amahirwe aribwo yarageze. Umugabo umwe yasanze aho nabaga twarabanaga, arangije arambwira ngo mbari ibintu nguha ngo nkabara byurya, ngo nkumva hari igihombo nkoreramo, ariko nanjye nabara nkumva sinariye fuso y'ibiryo iminsi nari imamaze. Rero ubu ngira kwivumbura, ariko kuticuzwa. Ndi wa muntu ufata icyemezo n'ibyo wampaga wabihagarika. Nahise fata baraje yanjye y'umukara, ndabwira ntunyurire ibiryo. N'ikindi gihe mu mutima nabwira niba wumva naraguhombeje kanigendere, fata baraje yanjye, sinari nzi aho ngiye. Ndagenda ngeze ahantu nkanura ari ingabo zatsinzwe, nibaza niba ndiwe mu gihuru. Nza guhita mura n'umuhungu aranyakira, acumbikira uwo munsi. Ariko nubwo nari ndi muri ubwo buzima, navuga ko nari nyenye mbabaye, ariko ndi umusitari nzwi. Kandi ntujye impaka, nta muntu muri mwebwe wahawe igihembo cyuko azwi, ariko gera arakibonye. None surajya impaka urumva ntari umusitari.
uzi umunsi mabwa kiriya gikombe nahasanze abahanzi bose bambonyi bande bose babande b'abasitari muzi. Ngiye guhamagarwa ndi uwa mbere bampereza sheke. Ndaje ndahabwira nti muririmbe n'ushaka mukora amakoseri. Umusitari ni sipiri. Noneho wari ucumbikiye acumbikira yizeye ko mu izina ryanjye azagera kure. Uri kurabyumva? Acumbikira azi ko azagera kure, afata ubwo mbanye n'umuntu uzwi nanjye harandi mahirwe ngize. Turabana ariko nta muntu ukuzamura Imana itabigize mu ruhande. Uko yabitekerezaga naho byo byagenda. Cyakoze arasunika akajya yiyeranja akanyurira, ariko noneho bigera igihe iyo ntacyo ufite ajya wemera inyura. Hakabigenga avuga izi zo reka nzihanganire fashe ikindi cyemezo nasara. Agera igihe ajya gushaka, ariko agiye gushaka arambwira ati uzaba hehe ko ngiye gushaka. Aho nanjye nafashe icyemezo kuko numvaga nta mugabo waba ufite ubwanwa ngo abane n'undi mugabo atazagira umudamu no makuvoma. Narishaje. Sinza hano rero nabonye akazu kangana n'ururimi njya kugakodesha. Kangana na bafure nkajyamo. Njyaho ngaho mbaho ngaho. Ariko umuntu Imana itoranya. Tera haleluya! None ndi umugabo we. None ndi umugabo pe. Ndi umugabo w'abana utekereza, ariko zikari gihe ubona abana ukavuga tese ngo muri 2003 mwabagahe. Ukabona abana bakabata 2003 mwabaga hehe. Ubuzima bwaje kugera igihe burahinduka. Ndi umuntu Imana yakoreye ubukwe sagura miliyoni 5,250 mu bukwe bwanjye. Ndi umuntu Imana yagiriye neza. Rero kwizera ndayizera, zanakomeza no kuyizera, ariko icyo narishatse kuvuga, abantu benshi bakunda kunanirwa bari bageze ahantu wakabituye. Ahantu wakamwituye uri kumushima, umushima none ukamushima rwose afite pere, ukayujya ahantu ukamuperezata, ariko nagahinda kageretse ku kandi uwo witaga papa wawe. Iyo uri kubabwira ati musengere ni unyirukaho, ni uri kungendaho. Dawidi iyo Sawuli abimenya ko umuntu uri gukora iwe azaba umwami, ntiyari kwirirwa mugera ya macumu. Ariko hari umuntu wari wagize iyerekwa arariteganyiriza, nuwo bita Yonatani. Arambwira ati giye nkurikije uko nkureba sha, nuko ugeze iwacu muri famiye mbona utari uyu gusa, hari ikindi kintu, hari umuntu uzabawe amugira inshuti, amubera ifura pe, kandi ahantu hose uzagera Imana izahagobeka umuntu imuguhe w'igikundira gukunde bitari na ngombwa gukunde, ariko akubera inshuti mu rwego rwo kugira ngo aguhe amakuru. Bakristo bavandimwe nimwakire neza ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu Imana itoranya, yamara kumutoranya ikamwiyegereza. Ndagira ngo dusenge twese duhagaze, dushimira Imana. Tugiye gufata umwanya wo gushimira Imana no kwinginga Imana. N'umwanya mwiza wo gushimira Imana. Imana yagutoranyije ibyo unyuramo. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa naho itakwitaye. Aho nimukomeze.
ukibabaye ibyo ubona unyuramo Irembo ryera TV, irembo ryera